Mukunzi wa Judgment Truth Victory, ndagusuhuje nanone nkwaye ikaze. Uwiteka aguhire kandi aguhe umugisha. Nk'uko mumaze kubimenyera, ngewe amazina nitwa Urinzwenimana Faustin, akaba ari njye mukunze kubana kuri ino channel, aho mbagezaho ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe muri Bibiliya, cyangwa nk'uko Bibiliya yose yahumetswe n'Imana nk'uko twagiye tubibona. Rero turi mu itangira igice cya 26 niho tugeze. Nabwiye ko tuzagenda dusoma umurongo ku murongo kugeza Bibiliya tuyisoje. Rero reka tuzabane kandi Uwiteka azaguhe umugisha, ndetse nanjye azampa umugisha, kugira ngo tuzarusheho kugira uburinzi buturutse kuri we, kugira ngo mu byo dukora byose ndetse mu byo tunyuramo byose Uwiteka azakomeze kutubera byose kandi twambike imbaraga. Rero nyemerera mbere yuko dukomeza mu gice cyacu cy'uyu munsi, tubanze dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, Imana idukunda itwitaho buri munsi, izina ryawe rishimwe. Uyu mwanya tugiye kongera kubumbura ibyanditswe bya byera n'amateka agiye atandukanye, ariko duhe gukuramo ibitwubakira ubugingo, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Abana bawe rero ukomeze kubana nabo kandi ubahe imbaraga, ubahe guhitamo ibyiza, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero mukunzi wa Judgment Truth Victory, nk'uko uri kwibona, tugeze mu itangiriro igice cya 26 umurongo wa mbere tugere ku murongo wa 34. Hanyuma rero nifuje yuko aha hantu tuhaha umutwe uvuga ngo Uwiteka amuha umugisha. Uwiteka amuha umugisha. None se Uwiteka yawuhaye nde? Nk'uko twabibonye mu bice byabanje, twagiye tubona irema ry'umuntu, tubona uburyo Imana yaremye Adamu na Eva, tubona uburyo bagiye bororoka, tubona uburyo Nowa yabyaye, tubona uburyo yabyaye uriya bita Tera, tugenda tubona uburyo Tera nawe yabyaye Aburahamu nawe aza kubyara umwana umwe, yabyaye abandi bana benshi nk'uko twabibonye mu itangira igice cya 25, abyarana n'abandi, abyara abandi bana babyarana na Ketura, ariko twabonye umwana w'isezerano witwa Isaka. Uyu munsi rero niwe tugikomeje kurebaho. Uyu munsi rero tugeze mu itangira igice cya 26, turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 34. Ahangaha rero nk'uko uri kubibona, Uwiteka amuha umugisha. None se Uwiteka yahaye umugisha nde? Uwo rero w'isezerano niho tugiye kureba uburyo yahaye umugisha, ndetse tunarebe uburyo abana bavukanye na abana bavutse kuri Isaka, tubone uruhande rumwe baherereyemo, hanyuma turaza kubona urundi, cyangwa tuzabona urundi ku munsi w'ejo turebera hamwe ibya Yakobo. Ariko ntekereza ko uyu munsi ibya Esawu tubibone nubwo mateye amatsiko, ariko ntekereza ko tuzarushaho kubibona. Uwiteka azakomeze kutubera byose. Hanyuma rero reka dusome itangiriro igice cya 26 umurongo wa mbere. Haravuga ngo baravuga ngo indi nzara itera muri icyo gihugu itari iyateraga mbere Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Umurongo wa kabiri, Uwiteka aramubonekera amubwira ati, ntumanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Umurongo wa gatatu, suhukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe nguhe umugisha, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so. Umurongo wa kane, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibi bihugu byose, kandi mu rubyaro rwawe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse, n'amateka yanjye nandikishije n'ayo navuze. Isaka. Umurongo wa gatandatu, Isaka atura i Gerari. Umurongo wa karindwi, abantu baho bamubaza iby'umugore we, arabasubiza ati, mushiki wanjye, kuko yatinyaga kuvuga ati, ni umugore wanjye. Ati, abantu baha be kunyica bampora Rebeka, kuko yari umunyagikundiro. Umurongo wa 8, amaze igihe kirekire Abimeleki umwami w'Abafilisitiya arungurukira mu idirishya
abona Isaka akinisha umugore we. Umurongo wa 9, Abimeleki ahamagaza Isaka aramubwira ati biragaragara yuko ari umugore wawe ko uwavuze uti ni mushiki wanjye. Isaka aramusubiza ati nuko nibwiraga nti be kunyica bamumpora. Umurongo wa 10, Abimeleki aramubaza ati ibyo watugize ibyo ni ibiki? Byashigajeho hato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe ukadushyirishaho icyaha. Umurongo wa 11, Abimeleki yihanangiriza abantu be bose ati uzakura uyu mugabo cyangwa umugore we ntazabure gucirwaho iteka. Umurongo wa 12, Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha. Ahangaha turi kubona ngo arabiba, amaze kubiba yeza ibiruseho inkubwe inshuro izingahe? 100, ngo Uwiteka amuha umugisha. Umurongo wa 13, uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu ba se bafukuye, Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari barayashibishije ibitaka. Umurongo wa 16, Abimeleki abwira Isaka ati genda utuvemo kuko uturuta cyane. Umurongo wa 17, Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cy'Igerayi aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye, Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari barayasibye. Aburahamu amaze gupfa ayita amazina se yayise. Umurongo wa 19, abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, abonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka. Eseki burya bisobanuye impaka. Bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira aryita Sitina. Sitina bivuze urwango. Avayo afukuza irindi riba, ryo ntiryatonganira aryita Rehoboti. Aravuga ati none Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Nk'uko muri kubyumva, aya ni amazina n'ubundi Aburahamu yari yarise ariya mariba. Avayo arazamuka, ngo n'umurongo wa 23, avayo arazamuka ajya i Berisheba. Uwiteka amubonekera iryo joro aramubwira ati ni Imana ya so Aburahamu, ntutinye kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha wize urubyaro rwawe ngiriye umugaragu wanjye. Aburahamu yubakayo igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka, abambayo ihema rye, kandi abagaragu ba Isaka bahafukura n'iriba. Maze Abimeleki ava Gerari ajyana aho ari na Ahuzati inshuti ye na Fikoli umutwari w'ingabo ze. Isaka arababaza ati ni iki kibazanye aho ndi kandi munyanga? Mwaranyirukanye aho muri. Umurongo wa 28, baramusubiza bati twabonye neza yuko Uwiteka ari kumwe nawe, turavuga tuti dushyize indahiro hagati yacu nawe kandi dusezerane nawe. Umurongo wa 29, yuko utazatugirira nabi nk'uko natwe tutakwakuye, ahubwo twakugiriye neza gusa, tugusezeraho amahoro. None uhiwe Uwiteka. Umurongo wa 30, nuko Isaka abatekera ibyo kurya bararya baranywa. Umurongo wa 31, bazinduka kare bararahiranya, Isaka arabasezera bamusiga amahoro. Umurongo wa 32,
Kuri uwo munsi abagaragu ba Isaka baraza bamubwira iby'iriba bafukuye bati, tubonye amazi agita Sheba, nicyo gituma uwo mudugudu witwa Berisheba na bugingo n'ubu. Umurongo wa 34. Esawu amaze imyaka 40 avutse, arongora Yuditi mwene Beri umuheti na Besemati mwene Eloni umuheti. Hanyuma umurongo ntashyizeho ariko w'ingenzi uduha amaherezo ya Esawu. Umurongo wa 35 baravuga ngo bababaza imitima ya Isaka na Rebeka. Abo ni bande bababaje imitima ya Isaka na Rebeka? Abo nta bandi ni bariya bakazana be, uwo bita Yudita ndetse n'uwo bita Besemati. Abo ngabo bababaje imitima ya Isaka ndetse na Rebeka. Hanyuma rero umuburo nifuza kubaha uri mu byanditswe byera, uri mu Migani igice cya 12 umurongo wa 4. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoza isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Nshuti muvandimwe, niba uri umugore cyangwa witegura kuzaba umugore cyangwa witegura kuzabyara, Bibiliya iduha impanuro nyinshi zitandukanye. Ahangaha turabona yuko amaherezo ya Esawu, bariya bakazana ba Rebeka ndetse na Isaka baje kubabaza ababyeyi ba Esawu, aribo Isaka ndetse na Rebeka. Rero byatewe na bariya bagore. Rero Isaka yaje gushaka mu banyamahanga, bituma amaherezo ye, bituma wa mugisha yabuze n'ubundi akomeza kuwuburira rimwe. Ku munsi w'ejo rero tuzarebera hamwe ibya Yakobo. Reka uzabe hafi kandi tuzabane. Uwiteka azakubere byose, kandi niba uri umugore, ube umugore w'ingeso nziza nk'uko tuzisanga mu Bagalatiya igice cya 5. Uwiteka akomeze kukubera byose ndetse no kukuyobora. Bigusabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, uri Data wa twese, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Icyo tubona ahangaha ni uko wabashije guha umugisha Isaka, ukabasha kumuha umugisha mu byo yahingaga ndetse no mu byo yororaga. Muri iyi minsi turi mu mirimo itandukanye, niyo mpamvu twifuza umugisha wawe ukomeze kutubera byose ndetse no kutuyobora. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.